No stress. Mwarimu yaraye ankubise ngo ntago nigeze nkora titi. Ahubwo mwarimu wacu nawe ni uruwini. Ngasapoti amakuru yawe uvuga mu Cyongereza bavuga ngo imikorora we Yesu. Nibi bintu byagenze. What? Narindi na mitutu. Yaraye ambwiye ukuntu ngo yakinnye comedy ngo barangiza bakagukubita inkoni 17 zo ku kibuno. Jesus is Lord. mu Cyongereza bavuga ngo iri kuruta None se umfata hari ukuntu gahunda zifata rero ni kojeje hari hakurya banguye ku runtu rw'abita ngo norojomba. What? Rojomba bacita mu Cyongereza ataka abakire barahaze aho bageze no cyagufanya bazijugunya mu bimwe. reko ngomba Banya navuka wese ka Sinzi ukuntu bya mitutu burya niwe wabyishe niwe w'amahera. Hey! Haye mite bami. Mwarimu ibintu yandika nawe asigaye ari amahera mase nje sinzi ibintu njya nzamukorera hano yandika yongeza kandi ntago yigeze abinyigisha. cyangwa kuva mu Cyongereza cyagufanya end vocal No GCSE. cyangwa ni cyagufanya fere tapa agaraka bavuga cyagufanya na mu Cyongereza nyine Uko nzi gushaka mitutu. Mitutu n'uri ko ni muri cyagufanya badi mu Cyongereza muri etagufanya asway wait uranutse ai wait Oh shit. ayiwo ai wait ariko njyewe ukuntu nitereye nuko njyewe na jamani ngira mane ni mu mavi meraje ingofero yanjye cyangwa birangirire hano ngira vuba njye kufanya na iriya ni mu nakubwiye mu Cyongereza cyagufanya end the vocal cyagufanya ndivoka Wambwa. cyagufanya ndivoka mereza ngofero yanjye bahita gute cyagufanya ndivoka what